Hejuru yawe hari inyenyeri zitabarika, ariko hagati muri ibyo byose hari umuryango wihariye ugizwe n'ibiri mu isanzure. Ugizwe n'izuba, imibumbe, ukwezi, asteroide, comets n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi tugiye gufata urugendo rudasanzwe tugane mu isanzure. Uraza kumenya uko buri mubumbe uteye, ibiwugize, ubushyuhe buriho, niba umuntu yashobora kuyibaho, ndetse n'impamvu kugeza ubu abantu batajya gutura kuri imwe muri yo. Ikaze kuri Bonakure. Njye nitwa Ngendahimana Daniel. Reka duhere ku mubumbe wa Mercury. Uyu mubumbe wa Mercury ni umubumbe wegereye izuba, kandi ni nawo muto kurusha indi mibumbe yose iri mu isanzure. Urabyumva? Mercury ni umubumbe w'amabuye, ifite ubutaka bukomeye kandi wuzuyemo ibinogo n'ibintu byagiye biyikubita mu myaka miliyari ishize. Ariko ikintu gitangaje ni uko idafite ikirere nk'icy'isi. Ibi bituma ubushyuhe bwinshi buhahora, yaba ku manywa ndetse na nijoro. None se umuntu yahaba? Ibyo biragoye cyane. Umwuka uhumeka nk'uwo ku isi ntabwo uhaba. Haba ubushyuhe bukarishye, mu yandi magambo izuba ryaho rimena imbwa agahanga. Kandi kugira ngo umuntu ahabe yakenera ibikoresho bidasanzwe byo kumurinda. Gusa icyo nakubwira, ntabwo turi indushyi cyane ku buryo twajya kuba muri situwasiyo irenze ubushobozi bwa muntu. Ndabeshya? Ubu se nyine ninde wakifata akajya gutura kuri Mercury, ahantu nkubwiye yuko izuba ryaho rimena imbwa agahanga? Iratangaje. Ikindi ni uko Mercury iri hafi cyane y'izuba. Koherezaho icyogajuru ubwabyo ni akazi gakomeye, kubera imbaraga zikomeye za rukuruzi z'izuba. N'iyo icyogajuru kigiyeyo gishya kitarashyikayo, wowe ngo uri umuntu wajya kuhatura? Biragoye cyane. Rero Mercury si ahantu umuntu ashobora kujya gutura. Reka tujye kuri Venus cyangwa Venus uko ubishaka. Uyu mubumbe usa n'isi, ariko ufite umuriro bya hatari. Duhereye kuri Mercury tujya kuri Venus, sibyo? Iyo urebye ubunini bwa Venus cyangwa Venus, ushobora gutekereza ko ari umuvandimwe w'isi, ariko hari itandukaniro rikomeye cyane. Venus ni wo mubumbe ushyushye cyane mu mibumbe igaragiye izuba. Nubwo Mercury ari wo wegereye izuba, wa mubumbe nababwiyeho haruguru. Venus iyirusha ubushyuhe kubera ikirere cyuzuye carbone dioxide. Ifata ubushyuhe ikabugumana hafi y'ubutaka. Ubushyuhe ku buso bwa Venus bugera kuri °C 467. Ubu bushyuhe rero reka mbanze mbibabwireho gato. Ubu bushyuhe ni bwinshi cyane. Ibaze ko mu Burayi ubushyuhe bugera kuri 46, ibintu bigakomera cyane, leta ikohereza za modoka zishinzwe kuzimya hahiye kugira ngo zizimye abantu ubushyuhe. I Burayi mu minsi ishize niko byari bimeze. Mu Buyapani ho tayari barangije gukora firigo ku buryo umuntu agenda akayicaramo mu gihe ubushyuhe bwamubanye bwinshi. Kandi ibyo babyivugishaga mu gihe ubushyuhe bwari kuri 47. Ariko kuri uyu mubumbe wa Mercury ubushyuhe bwaho bugera kuri 467. Mama yangu. Gusa ikintu nakubwira, ibintu nta nubwo birangiriraho. Umuvuduko w'umwuka ku buso bwa Venus uri hafi inshuro 93 z'umuvuduko wo ku buso bw'isi. Mu yandi magambo, kuhaba ntabwo bishoboka. Isi, iyo tuvuye ku mubumbe wa Venus tuhita tujya ku mubumbe w'isi. Isi, uyu mubumbe tuwita iwacu. Gusa ikintu nakubwira, nubwo tuhatuye, uyu mubumbe wacu ntabwo usanzwe. Isi ni umubumbe wa gatatu uvuye ku zuba. Ni wo mubumbe wonyine kugeza ubu tuziho ubuzima. Nanjye uri kukubwira iyi nkuru merereye ku isi. Ifite amazi menshi ku buso, cyangwa nyine ikirere kirimo umwuka ku batabyumva. Uyu mwuka nta handi hantu wawusanga. Kandi ifite magnetosphere ifasha kurinda isi bimwe mu bice by'imirasire by'izuba. Dore impamvu ku isi hari ubuzima. Hari amazi mu buryo bukwiye, ubushyuhe bukwiye, ndetse n'ikirere cyiza. Gusa hari ikintu gikomeye cyane. Kugeza ubu isi niho honyine twemeje ko hari ubuzima. Njyewe n'abandi bashakashatsi. Wowe bihakana, ibyo byihorere. Niyo mpamvu ikibazo cyo kujya gutura ku yindi mibumbe kiba gikomeye. Wajyaga wibaza uti, anytime ibintu byakomera wava ku isi cyangwa ufite ubushobozi ukajya gutura ku yindi mibumbe? Aha honyine kuri iyi si nyine niho hari ubuzima bushoboka. Ubwo ngubwo wisukiriye ukajya ahandi, ubwo nyine birakureba. Ikintu nakubwira ni uko ugomba gutegereza mu gihe abashakashatsi bagishakisha ahandi hantu hashobora kuduha ibintu isi duha. Urabyumva? Reka tujye ku mubumbe wa Mars noneho. Uyu ni umubumbe utukura.
Gusa n'ikindi kintu nakubwira nuko abantu dukomeje kuwuhanga amaso. Uti gute? Iyo tuvuye ku isi duhita tugana kuri Mars. Mars ni umubumbe wa kane uvuye ku zuba, kandi ni umwe mu myanya abahanga bashishikariye cyane mu gushakamo ibimenyetso by'ubuzima. Gusa ikintu nakubwira, Mars irakonje cyane. Ikirere cyaho ni gito cyane ugereranyije n'ik'isi, kandi kigizwe ahanini na carbon dioxide. Ubuso bwayo bufite imisozi, ibibaya, ibirunga n'ibimenyetso byerekana ko mu bihe bya kera hashobora kuba harigeze kuba amazi menshi kurusha ubu. Gusa ikintu gikomeye cyane, abantu ntibaragera kuri Mars, ariko imashini zo zigerayo. Rovers n'ibindi byogajuru byagiye kuri Mars bikusanya amakuru menshi. Ibyo bikaba bifasha abashakashatsi mu gusobanukirwa birambuye Mars. None se umuntu ashobora gutura kuri Mars? Birashoboka mu buryo bw'ubushakashatsi bw'igihe kizaza, ariko ntabwo byoroshye. Kugira ngo umuntu ahabe, yakenera ahantu hafunganye kandi harinzwe, hari umwuka wo guhumeka, amazi, ibiribwa, ingufu n'uburyo bwo kwirinda imirasire y'izuba. Kandi urugendo rwo kujyayo ni rurerure uvuye ku isi. Niyo mpamvu Mars ishobora kuba ahantu abantu bakomeza kugeragereza ubushakashatsi ndetse bakareba niba twazahatura mu gihe kizaza. Ariko kujyayo ntabwo ari nk'uko umuntu yimukira mu kindi gihugu nko ku isi. Kumwe uva mu Rwanda ukikoza muri Uganda cyangwa ukikoza muri Amerika mu buryo bworoshye. Aha ho ntabwo bishoboka, bisaba ibindi bindi mw'abantu mwe. Reka tujye kuri Jupiter, igihangange cy'isanzure yacu. Jupiter ni umubumbe uteye ubwoba. Ni wo mubumbe munini kurusha indi yose iri mu isanzure. NASA isobanura ko uramutse ufashe Jupiter ukayishyiramo isi dutuyemo, isi wayishyiramo inshuro 1000. Reba isi yacu dutuyemo ubwayo kuyizenguruka byarakunaniye. None ugiye muri Jupiter bakubwira yuko ikubye isi yacu inshuro 1000. Ni ukuvuga ngo fata isi yacu uyikuba inshuro 1000 nurangiza uyitereke muri Jupiter, irajyamo. Ariko hari ikintu abantu benshi bibeshyaho. Jupiter ntabwo ifite ubutaka bukomeye nk'isi. Umva impamvu. Ni umubumbe w'igihangange ugizwe ahanini na hydrogen ndetse na helium. Iyo ugana imbere muri Jupiter, umuvuduko n'ubushyuhe birushaho kwiyongera. Niyo mpamvu tudashobora kuvuga ngo tugiye kugwa kuri Jupiter tugere ku butaka bwayo, kubera yuko uyu mubumbe ugizwe n'imyuka gusa. Ushobora kwibwira yuko ukandagiye ukaroboka. Biratangaje. Nta butaka bukomeye busanzwe nk'ubwo twahagararaho. Jupiter kandi ifite umuyaga n'ibihu bikomeye cyane. None se Jupiter umuntu ashobora guturayo? Oya, nta nubwo bishoboka. Reka tuhite twikomereza kuri Saturn cyangwa Saturn, umubumbe w'impeta. Saturn cyangwa Satani uko benshi mukunda kuwita, ni umubumbe wa gatandatu uvuye ku zuba, kandi ni wo mubumbe wa kabiri munini muri solar system nyuma ya Jupiter. Nimvuga solar system wumve ko ari bya bintu byose binyanyagiye mu isanzure. Iyo tuvuga Saturn cyangwa umubumbe wa Saturn, ikintu cya mbere abantu benshi batekereza ni impeta zayo nini kandi nziza. Ariko izo meta ntabwo ari uruziga runini rukozwe mu kintu kimwe, ahubwo zigizwe n'uduce twinshi cyane dutandukanye. Harimo ibice by'urubura, amabuye n'uduce duto cyane tw'ibindi bikoresho. Ibyo bice byose bizenguruka Saturn bigakora ishusho isa nk'impeta. Urabyumva neza. Ikindi cy'ingenzi ni uko Saturn idafite ubutaka bukomeye umuntu ashobora kugeraho ngo akandagire nk'uko bigenda ku isi. Ahubwo Saturn ahanini igizwe na hydrogen na helium, ari nabyo bintu biboneka mu mibumbe minini yitwa gas giant. Abantu bize iby'isanzure ndabeshya. Niyo mpamvu umuntu aramutse agiye kuri Saturn atagera ahantu ngo avuga ati nageze ku butaka bwa Saturn, ahubwo yaba ari mu kirere cyayo, kuko nabikubwiye nta butaka bubayo. Uko icyogajuru kimanuka kigana muri Saturn, ibintu birushaho gukomera. Umuvuduko uriyongera cyane, ubushyuhe nabwo bukazamuka ku buryo ubuzima bw'umuntu bwaba budashoboka kuhagera. Ariko Saturn ifite ikindi kintu gitangaje cyane. Ukwezi kwayo kwitwa Titan. Wari ubizi ko ku mubumbe wa Saturn habayo ukwezi kwitwa Titan? Titan ni ukwezi kwa Saturn, kandi kukaba gufite atmosphere. Mu yandi magambo, gufite ikirere. Uko kwezi ni nk'uwundi mubumbe uri kuri Saturn. Aha ni ahantu hashimisha cyane abahanga, kuko baba bafite impamvu zo gukomeza kwiga ibibera kuri Titan no kureba niba hari ibimenyetso by'imiterere ishobora kuba yatanga ubuzima. Icyakora kugeza ubu nta buzima wahasanga. Ibyo nabyo urabyumvishe. Ku mubumbe wa Saturn nta buzima bubayo. Uranus ni umubumbe usa n'uwahengamye. Ni umubumbe wa karindwi uvuye ku zuba. Ni munini cyane, ariko ntabwo umeze nka Jupiter ndetse na Saturn. Uranus ni umubumbe ukunda kwitwa ice giant. Ukaba uri mu mibumbe minini y'ibintu byitwa ice. Imbere muri yo harimo ibintu nka hydrogen, helium,
methane ndetse n'ibindi bikoresho biboneka cyane mu bice by'imbere by'uyu mubumbe. Ikintu gitangaje cyane kuri Uranisi ni uburyo yihinduriza ku murongo wawo. Imibumbe myinshi yo isa nk'aho ihagaze neza yizenguruka, ariko Uranisi yo yegamye cyane ku ruhande, ku buryo ushobora kuyigereranya n'umupira w'amaguru usa nk'uwahengamye. Reba kwa kundi mwakinaga umupira wa karere, murimo murakina wafungana na mugenzi wawe umupira ugahita uhengama. Niko na Uranisi imeze. Urabyumva? Uranisi kandi nayo ifite impeta, nubwo izo mpeta zitagaragara cyane nk'izo kuri Saturn. Kandi ni umwe mu mibumbe ikonje cyane muri solar system. Ubushyuhe bwo hejuru mu kirere cyayo bushobora kugera hafi kuri dogere Celsius 195 mayinazi. Urabyumva? Nimvuga mayinazi wumve ko ari mayinazi nyine, ntabwo ari plus. Mu yandi magambo, kuhatura ubukonje bwaho biteye ubwoba mw'abantu mwe. None umuntu yahatura? Oya, ntabwo byashoboka mu buryo busanzwe, kuko Uranisi nta butaka bukomeye umuntu ashobora guhagararaho. Irakonje cyane, iri kure cyane y'izuba, kandi ikirere cyayo ntabwo umuntu ashobora guhumeka. Niyo mpamvu Uranisi kuri ubu ni ahantu ho gukorerwa ubushakashatsi n'ibyogajuru, aho kuba ahantu abantu bashobora kwimukira ngo haturwe. Umubumbe wa nyuma ni uwitwa Neptune. Uyu mubumbe ni uwa 8 kandi ni nawe uri kure cyane y'izuba muri solar system. Neptune nayo ni igice cya ice giant, kimwe na ya mibumbe nagiye mbabwira. Atmosphere yayo cyangwa ikirere cyaho kigizwe ahanini na hydrogene, helium ndetse na methane. Methane ni imwe mu mpamvu zituma Neptune igaragara ifite ibara ry'ubururu. Neptune izwi kandi kubera imiyaga ikomeye cyane iboneka mu kirere cyayo. Ni ahantu hakonje cyane. Ubushyuhe bwo mu kirere cyayo bushobora kugera hafi kuri 200 mayinazi. Nta bushyuhe burimo. Mu yandi magambo ni nk'uko navuga ngo ubukonje bwaho bugera kuri 200 mayinazi. Iyi mibumbe kuyituramo biragoye. Ikindi kintu, uyu mubumbe uri kure y'izuba. Ku mpuzandengo iri hafi ya kilometero miliyari 4,500 uvuye ku zuba. Ahantu ni kure. Iyo icyogajuru kiganayo kiba gitangiye urugendo rurerure cyane mu kirere. None se umuntu ashobora kujya kuri Neptune? Muri iki gihe biracyari kure cyane y'ubushobozi bwacu bwo kohereza abantu no kubagarura neza. Hari ibibazo byinshi. Kuribona kure nigeze gukora inkuru igira iti, ese iyo umuntu apfiriye mu isanzure bigenda gute? Rero umuntu aramutse yihirahiye ngo agiye kuri Neptune, ntabwo yagaruka, ahubwo byarangira abaye nka object, nka kumwe nabibasobanuriye. Niba icyo cyegeranyo utarakirebye, subira muri video nakoze, uri bubone icyegeranyo nakoze kigira kiti, ese iyo umuntu apfiriye mu isanzure bigenda gute? Uraza gusobanukirwa. Ikindi kandi, nk'uko bimeze kuri Jupiter, Saturn, Uranisi, Neptune, nta butaka bukomeye umuntu ashobora guhagararaho. Niba dushobora kohereza ibyogajuru na za robo kure cyane mu isanzure, kuki tutohereza y'abantu? Icyo kibazo wakibaza. Impamvu ni uko robo n'umuntu bitandukanye cyane. Robo ishobora koherezwa ahantu hakonje cyane ikamara imyaka ikora, kandi ntikeneye umwuka wo guhumeka cyangwa ibiryo. Umuntu we akeneye ibintu byinshi kugira ngo abeho. Akeneye umwuka wo guhumeka, amazi, ibiryo, ubushyuhe bukwiye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi kibazo gikomeye ni intera. Kujya kuri Mars ndetse n'indi mibumbe ntabwo ari nko gufata indege ujya mu kindi gihugu. Mars iri kure cyane y'isi, kandi urugendo rwo kuyigeraho rumara igihe kirekire. Iyo umuntu ageze kure y'isi, gutabarwa byihuse biba bigoranye. Mu yandi magambo, niba umuntu agize ikibazo gikomeye mu rugendo, ntashobora kuvuga ati mwohereza ambulance. Na ambulance iba mu kirere. Na ambulance iba mu kirere. Iyo ugeze mu kirere ukagiriraho ikibazo, enough is enough. Ubupfuye nyine biba birangiye. Na ambulance ihaba. Niyo mpamvu kohereza umuntu mu yindi mibumbe bisaba gutegura ibintu hafi ya byose ashobora gukenera mbere y'uko agenda. Kugeza ubu, isi niwo mubumbe wonyine tuzi neza ko ubuzima bubaho. Kuva kuri Mercury kugeza kuri Neptune, dusanga buri mubumbe ufite ibintu byawo byihariye. Mercury ni umubumbe w'amabuye uri hafi cyane y'izuba. Venus cyangwa Venus ni umubumbe ufite ubushyuhe bukabije cyane. Earth ari nawo mubumbe dutuyeho, niwo wonyine uriho ubuzima kugeza magingo aya. Mars ni umubumbe utukura, ukaba uri mu hantu h'ingenzi cyane abahanga bakoreraho ubushakashatsi. Jupiter ni umubumbe munini cyane ugizwe ahanini na hydrogene ndetse na helium. Saturn ni umubumbe uzwi cyane kubera impeta zawo. Uranisi ni ice giant izenguruka izuba, ikaba isa naho ihengamiye ku ruhande rumwe. Ibyo nabikubwiye. Naho Neptune ari wo mubumbe wa nyuma, ni umubumbe wa 8 kandi uri kure cyane y'izuba. Ibintu mwize mu ishuri ngo habaye imibumbe 9, ibyo byakuweho kera cyane. Ubu imibumbe ihari ni imibumbe 8. Iyo nayibabwiye.
Ubundi imyumvire mishya ku bijyanye n'isanzure yaje mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 mu mateka y'isi azanywe n'umuntu. Galileo niwe mutaliyani watangaje bwa mbere ku isi izenguruka izuba. Ibintu byari bihabanye cyane n'imyumvire yari isanzweho, aho byari bizwi ku izuba ari ryo rizenguruka isi. Ibi uyu mutaliyani yaje no kubizira, dore ko yapfuye ashinjwa kuvuguruza igitabo gitagatifu cya Bibiliya, yicwa n'ubutegetsi bwa Vatikani. Ibintu leta yaje no gusabira imbabazi hashize igihe uyu munyabwenge yarishwe. Guhera icyo gihe kugeza n'ubu abashakashatsi ntibahwemye kugenda bakomeza gushakashaka mu kirere bavumbura byinshi bitandukanye bitari bizwi na muntu, ariko hari na byinshi byakomeje kuyobera mwene Adamu kugeza n'ubu. Umwe avuga ibye undi bye, mbese ntawapfa kumenya neza ukuri nyako bitewe n'impamvu nyinshi. Kuri iyi nshuro ubona kuri gusezeranyije ko ubutaha izakubwira ku bumenyi rusange bw'isanzure benshi bazi nka universe. Ubu se nsore Jean umwandenganya, njye nitwa Ngendahimana Daniel. Iyi nibona kure muhorana amahoro.